Mwiriwe ubwoko bw'Imana ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbashimira ko mwongeye gushyira urushinge rwa radio zanyu ku 102.8 kuri radio Umucyo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muri kumwe nanone na Pastor Frank Gisagara mu itorero ry'Ikabuseri. Mbahaye ikaze muze tuganire ijambo ry'Imana. Imana imwije baho umugisha. Twari tumenyereye kubana ku cyumweru mu gitondo saa 2. Uyu munsi rero Imana yadushoboje ko tuyibuze kubana none uyu munsi tuzajya tubana kandi kuri isaha ya saa 12 zo kuwa gatanu. Imana imwije baho umugisha. Natinze reka dusenge hanyuma dutangiye twumva ijambo ry'Imana. Data twese uri mu ijuru turashima izina ryawe rikomeye. Turakuramya turaguhimbaza kuri Imana ikomeye cyane. Urera urakiranuka uri Imana ishoboye. Isi n'ijuru byaremwe nawe, ibiriho byose byaremwe nawe, ndetse mwami Imana n'ibiri ibyo waremye bihumeka n'ibidahumeka, ibyo byose bigaragaza imbaraga zawe no gukomera kwawe nk'Imana. Turagushimiye rero mu gihe nk'iki nk'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi yose mwami, nubwo hari ibikomeye kuri iki cyorezo gihari, ariko turacyakomeje kubona ukuboko kwawe, uracyakomeje kuturinda. Tunagusaba kugira ngo mwami Imana ukomeze kubana natwe mu bihe nk'ibikomeye, udukirize abarwayi. Turahagarika impfu hirya no hino mu bihugu bitandukanye barimo kwicwa n'iki cyorezo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana reka mu gihe nk'iki wigaragaze nk'Imana. Urakoze rero ndakwinyize kugira ngo abagiye kumva iri jambo mwami Mwuka wera riherekeze rihindure byinshi ku buzima bwabo. Mwami Imana ukomeze kutwiyereka no kutwigaragariza. Urakoze icyubahiro n'icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Ubwoko bw'Imana ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba. Dusanga mu ngoma za 2 igice cya 21 duhereye ku murongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Satani yoshya Dawidi kubara Abisirayeli, Imana imuhanisha mu giga. Bukeye Satani ahagurukira Abisirayeli yoshya Dawidi kubara Abisirayeli. Dawidi abwira Yowabu n'abatwari b'abantu ati nimugende mubare Abisirayeli uhereye i Berisheba ukageza i Dani, maze muze mumbwire kugira ngo menye umubare wabo. Yowabu aramubwira ati Uwiteka nagwiza abantu be barute umubare wari usanzwe inshuro 100. Ariko Nyagasani mwami bose si abagaragu ba databuja. None databuja ubishakiye iki? Niki gituma ushyirisha Abisirayeliho urubanza? Ariko ijambo ry'umwami riganza irya Yowabu. Nuko Yowabu agenda igihugu cya Isirayeli cyose, maze asubira i Yerusalemu. Dukomeze twihuta ko inkuru ndende ntabwo twayisoma yose, ariko ndagenda nsoma imirongo imwe n'imwe y'ingenzi. Ariko ho muri mwicaye mufite umwanya mwaza gusoma kino gice cyose. Reka tugende rero wenda ku murongo waho wa 7. Maze Imana irabirakarira, nicyo cyatumye itera Abisirayeli. Dawidi abwira Imana ati ndacumuye cyane kuko nakoze ibyo. Ariko noneho ndakwinginze kuraho gukiranirwa ku mugaragu wawe, kuko nakoze iby'ubupfu bwinshi. Uwiteka abwira Gadi bamenye wa Dawidi ati genda ubwire Dawidi uti Uwiteka avuze atya ati nkuzaniye ibihano 3, hitamo kimwe aba ari cyo nguhanisha. Nuko Gadi asanga Dawidi aramubwira ati Uwiteka avuze ngo hitamo icyo ushaka. Hari guterwa n'inzara imyaka 3, cyangwa kumarwaho n'ababisha bawe amezi 3, inkota zabo zikakugeraho, cyangwa se inkota y'Uwiteka iminsi 3 ariyo mugiga yatera mu gihugu, na marayika w'Uwiteka akarimbura mu gihugu cya Isirayeli cyose. Nuko rero tekereza umbwire uko nsubiza uwantumye. Dawidi abwira Gadi ati ndashoboye rwose, reka nigwire mu maboko y'Imana, kuko imbabazi zayo ari nyinshi cyane, ne kugwa mu maboko y'abantu. Nuko Uwiteka ateza Isirayeli mugiga, muri Isirayeli hapfamo abagabo inzovu ndwi. Imana ituma marayika i Yerusalemu kuharimbura. Yenda kuharimbura Uwiteka arareba
arakuruka iyo nabi, abwira marayika urimbura ati birahagije, noneho unamura ukuboko kwawe. Kandi marayika w'Uwiteka yari ahagaze ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi. Dawidi yubura amaso abona marayika w'Uwiteka ahagaze hagati y'isi n'ijuru, afite inkota mu ntoki ze ayerekeje i Yerusalemu. Dawidi n'abakuru bari bambaye ibigunira bagwa hasi bubamye. Dawidi abwira Imana ati mbese si jye wategetse ko abantu babarwa? Ni jye wacumuye ngakora iby'ubugoryi bwinshi, ariko izi ntama zo zacumuye iki? Umurongo wa 18. Nuko marayika w'Uwiteka ategeka Gadi kubwira Dawidi ko azamuka akubakira Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi. Nuko Dawidi azamurwa n'ijambo rya Gadi avuze mu izina ry'Uwiteka. Orunani arahindukira abona marayika. Abahungu be 4 bari kumwe nawe barihisha, kandi Orunani yahuraga ingano. Nuko Dawidi ajya kwa Orunani arunama, arebye abona Dawidi, maze ava ku mbuga yubika amaso imbere ya Dawidi. Dawidi aherako abwira Orunani ati mpa ikibanza kuri iyi mbuga nubakireho Uwiteka igicaniro, turayigura ibiguzi uko igiciro cyayo cyose kiri, kugira ngo mugiga ikurwe mu bantu. Orunani abwira Dawidi ati yijyane nyagasani umwami, ukore uko ushaka, dore nguhaye inkaho ibitambo byoswa, nguhaye n'ibihurishoho y'inkwi n'ingano ngo zibe ituro ry'ifu, byose ndabitanze. Umwami Dawidi abwira Orunani ati oya, ahubwo ndabigura nawe rwose, ntange igiciro cyabyo cyose, kuko ntabasha kwenda ibyawe ngo mbiturire Uwiteka, kandi sinatamba igitambo cyoswa ntagitanzeho ibyanjye. Amina. Imana ibahe umugisha. Muri izo nkuru nsomye ndende, ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga ngo nahitamo inkota y'Imana aho kugwa mu maboko y'umwanzi wanjye. Tuganire kuri iri jambo rivuga ngo nahitamo inkota y'Imana aho kugwa mu maboko y'umwanzi wanjye. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Turebe Dawidi yabaraga Abisiraheli, Imana ikabibara nk'icyaha. Ese kuki icyaha cyari ukubara abantu? Ese ubusanzwe nk'umuyobozi kubara abantu, gukora census ukamenya abantu, hari icyo bitwaye? Kubera iki muri iki gihe byabaye ikibazo? Ese byari bibaye bwa mbere abantu bagiye kubarwa muri Isiraheli? None se ko mu kubara igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 3 Imana yabwiye Mose kubara abantu, kandi yababara ntibihinduka urubanza? Kubera iki muri kino gihe Dawidi yabaza abantu, yamara kubabara bigahinduka urubanza? Aho niho tugiye kuganira, turebe ngo ese kuki byabaye icyaha, kubera iki byabaye urubanza? Kandi ubusanzwe mu by'ukuri kubara abantu, nta muntu wakumva ko kubara abantu ari ikosa, cyane ko yari umuyobozi uyoboye igihugu, kandi na mbere hose baragiye babarwa. Ariko kuki muri iki gihe byabaye ikosa? Aho ngaho niho tugiye kuganira, twibaze ngo kubera iki Dawidi yabaza abantu bikamubera ikosa, kandi Mose Imana yaramubwiye ko barakababara si rimwe si kabiri, abantu barabarwaga. Ariko muri iki gihe Dawidi ababaze bihinduka icyaha. Impamvu byahindutse icyaha igihe Dawidi yabaraga abantu, buri Imana ntireba igikorwa cyane, ahubwo ireba icyari mu mutima y'uwakoraga cya gikorwa. Usubiremo iyo statement. Imana ntireba cyane ku kintu igikorwa, ahubwo ireba ikiri mu mutima wa muntu urimo gukora cya gikorwa. Yesu wacu nashimwe cyane. Muri iki gihe igihe Dawidi yabaraga abantu, ntago yababaze nk'umuntu urimo kubarura, ndetse zindi Bibiliya hagaragara ko yabaruraga ingabo. Nuvuga ngo yagiye kubara abantu yarimo umwuka w'ubwibone, yari umwuka wo kwishyira hejuru cyane. Iyo dusomye mu gice cya 20 kibanziriza kino cya 21, tubona Dawidi yagize intsinzi, yagize urugamba ariko agira intsinzi zikomeye cyane, ararwana aranesha. Barwanye n'Abamowabu, arabanesha. Amaze kubanesha barakomeza, nanone baza kurwana n'Abafilisitiya, naho aranesha. Aza gutera ahantu hitwa Iraba, barahateye barahatsinda, ndetse aho ngaho n'umwami waho baramwica. Dawudi afata n'ikamba ry'awa mwami aryishyiraho araryambara. Barwana n'Abafilisitiya,
noneho ari uwitwa Elhanani mwene Yayiri yica Rahumi murumuna wa Goliyati w'Igiti. Nanone mu yindi ntambara yabereye i Gati harimo umugabo Bibiri ivuga ngo yari muremure cyane wari ufite amano n'intoki byari 24, no kuvuga ngo ku kiganza kimwe hari intoki 6, ku kindi hari intoki 6 n'amano 6 n'ahandi 6, byose ari 24. Yari umugabo muremure w'igihanda w'intwari warwanaga cyane ukomeye, nawe baramwica. Izo ntsinzi Dawidi yagiye yagira zageze igihe we muri we yumva atangiye kumva nkaho akomeye, yabaye umuntu ukomeye, yabaye igihangange, afite abasirikare bakomeye. Nyamara Abisirayeli ntabwo zari ingabo za Dawidi, ahubwo zari ingabo z'Uwiteka. Ikosa ryabayemo nuko Dawidi yagejeje igihe cyo kumva ko we afite abasirikare akomeye, ari umwami ukomeye urwana n'amahanga akayanesha, ababisha bamuteye bose akabarwanya akabanesha, yumva ko ari we ubikora n'abasirikare be. Nuvuga ngo ahanga hajemo ikintu cyitwa kwimura Imana. Byabaye nka cyagiye Abisirayeli babwiye Samweli, baramubwira ngo ayandi mahanga yose ngo afite abami, ngo none twebwe kuki udafite umwami? Samweli arababara cyane, agiye gusenga abwira Imana ngo Abisirayeli banyanze, ngo kuko we Samweli yarazi ko ari we mwami wabo. Imana abwira ngo Samweli, ntabwo ari we banze, ahubwo ninjye banze kuko ninjye wari umwami wabo, none genda ubimikire umwami. Dore uvuga ngo igihe cyose ubwoko bwa Isiraheli bantu b'Imana, nimvuga Isiraheli ntihumve ko ari kiriya gihugu gusa, ahubwo natwe kubw'isezerano ryo mu maraso Yesu Kristo, kubw'isezerano Imana yahaye Aburahamu, natwe twese uyu munsi turi Abisiraheli mu buryo bwo kwizera. Yesu wacu nashimwe cyane. Nuvuga ngo igihe ikibazo cyabaye kuri Dawidi nuko yafashe ingabo za Isiraheli, yumva ko kunesha kwazo, yumva yuko gukomera kwazo ari imbaraga ze nkawe Dawidi. Anangije ategeka ko bajya kuzibara, abarura abasirikare, abarura ibikoresho. Yabikoze yiyemeye cyane, yikomanga mu gatuza, yumva ko ari umugabo ukomeye, yumva ko afite abasirikare bakomeye, yumva ko igihugu cye gikomeye. Igihe yabikoze abayikururiye uburakari bw'Uwiteka. Hejuru dusomere ngo nuko Satani ahagurukira Abisirayeli ngo atera Dawidi kujya kubabara. Satani yabikoze kuko yari yamaze kubona intsinzi Dawidi yagize muri iki gice cya 20, amaze kwibona avuga ati Dawidi umuntu yamufatira n'iki gihe akamuteza kwiyemera, ko ndabizi ko Imana ya Isirayeli ni Imana yanga umuntu wiyemera, ni Imana yanga umuntu wishyira hejuru, ni Imana yanga umuntu utemera ko ari Imana ikoze, ahubwo akumva ko nibigira Imana ikoze akabyitirira amaboko ye. Satani araza mwibira aho ngaho aramutera, amaze kumutera Dawidi yishyira hejuru, yumva yuko ari we wabikoze n'iriya ntsinzi ariye. Aho ngaho niho yamwibiye amuteze kino cyaha. Niyo mpamvu uwo yatumye kujya kubabara Yowabu yaraje amubwira ati ariko kuki ugiye gukora bino bintu ugakirisha ubwoko bw'Imana mu kaga? Bantu b'Imana, ngiyo impamvu nyamukuru yabiteye yatumye bihinduka icyaha, nuko Dawidi yabikoze mu kwiyemera. Amaze kubikora, Imana ibwira umuhanuzi, ibwira Gadi, iramubwira ngo genda umbwirire Dawidi ngo kubera icyo ngicyo ukoze ndagira ngo nkubwire ibintu 3 by'ibihano bigiye kuza, noneho wowe uhitemo kimwe. Iramubwira ngo hari ukugira ngo igihugu cyawe kijyemo inzara y'imyaka 3, hari no kugira ngo inkota y'umwanzi wawe, babandi waneshaga, babandi baguteye kwishyira hejuru ko wabanesheje, noneho inkota yabo ikujye ku gikanu, mujye mu buretwa bwabo bakuneshe, baneshe ingabo zawe kumara amezi 3. Yesu nashimwe cyane. Cyangwa se nanone urahitamo yuko haza noneho inkota y'Imana akaba ariza ikamara muri Isirayeli iminsi 3. No kuvuga ngo iki inzara abantu yari ingaruka z'inzara mu myaka 3, ingaruka zo kuneshwa n'umwanzi wawe, ko mu maboko y'umwanzi wawe amezi 3, nanone cyangwa se ingaruka z'inkota y'Imana mu gihugu kumara iminsi 3. Wowe nkawe Dawidi urahitamo kimwe. Abo niwe yabwiriye umuhanuzi avuga ngo noneho ngushije ishyano, abangushije ishyano pe biranyobeye. Bimaze Dawidi amaze kumva nk'umuntu uzi Imana, nk'umuntu wabanye n'Imana, nk'umuntu wabonye Imana, aravuga ngo uko byamera kose ntago ndi buze guhitamo inzara, nanone ntacyo byamara. Ubwoko nshumbye bwishwe n'inzara, ni hahandi babanze baza batunesha kuko ntibarwanisha ingabo zishonje, ndetse nta n'ikindi kintu abantu bashonje bazagukorera. Arongera atekereza none ati none umwanzi reka nemere ko narwana nawe kuko nisanzwe mpangana n'umwanzi, ariko se ko nahanganaga n'umwanzi nkarwana nawe, ko atari nge wihaga kunesha, ko ari Imana yampaga kunesha, none nahitamo inkota y'umwanzi.
yarangiza za mbaraga z'Imana ya Isiraheli zakoreshaga izi ngabo zikanesha, Imana nimara kuvaho, nimara gukuraho imbaraga zayo ikazidukuraho, abanzi baraza kutumara. David bimubera ihurizo rivuga ngo ese ndabigira nte? Arangira aravuga ngo ndahitamo icya gatatu, aho kugira ngo neshwe n'umwanzi amezi 3, aho kugira ngo ndibwe n'inzara y'imyaka 3, reka nemere inkota y'Imana y'iminsi 3. Yesu wacu nashimwe cyane. Ntekereza ko impamvu yavuze ngo reka yemere inkota y'Imana nuko yarazi neza Imana, yarazi neza ko ari Imana y'imbabazi, yarazi neza ko ari Imana y'impuhwe, yarazi neza ko ari Imana igira urukundo, yarazi ko ari Imana usanga ukayikubita imbere ugataka kumva, yarazi ko ari Imana wihanika kubabarira, yarazi ko ari Imana ujya ubwira ikumva. Yesu nashimwe cyane. Yumvaga yageze imbere y'Imana akayikubita imbere akayitakambira yakumva. Abantu b'Imana ntushobora gutakambira umwanzi ngo akumve. Yarazi ko ari Imana ugera imbere ukayibutsa amateka yawe nayo Imana ikumva. Yarazi neza Imana, yarazi kamere y'Imana, yarazi iby'Imana ikunda, yarazi n'iby'Imana yanga. Ndagira ngo mbabwire ibintu nibura bigera nko kuri 2 ushobora gukoresha kugira ngo wururutse uburakari bw'Imana ku buzima bwawe. Ibintu nka 2 ushobora gukoresha kugira ngo ineze wururutse Imana uburakari bw'Imana bushire, inkota yayo ive ku gihugu cyangwa se ive ku bwoko bwawe. Ibi ni ibintu bidakomeye, ni ibintu bidahenze, ni ibintu bidasaba amafaranga menshi, ni ibintu bidasaba ikintu gikomeye. Ni ibintu gusa wowe nkawe mu nshingano ufite mu rugo rwawe, ku buzima bwawe, ikintu ushobora gukora kugira ngo ukarume uburakari bw'Imana. Ahari hari umujinya w'Imana hazi kunezerwa. Ahari hari uburakari, hari umujinya, aho Imana yari yakurakariye, Imana yari yakwanze ku mafuti wari wakoze, ni gute naza nsanga Imana kugira ngo nururutse umutima w'Imana, kugira ngo bwa burakari Imana yari ifite bugabanuke? Niki nakora kugira ngo Imana nururutse uburakari bwayo? Ikintu cya mbere wakora ni uguhagarara ku ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nukuza usanga Imana, uvugana n'Imana mu rurimi Imana yumva. Nukuza ukoresha ibyanditswe byera, nukuza ukoresha imvugo y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nugusanga Imana, reka mbahe urugero, dusome icyanditswe kiri mu Kuva 34 umurongo waho wa 6. Kuva 34 ku murongo waho wa 6. Dusome ijambo ry'Imana. Uwiteka anyura imbere, cyangwa reka duhere ku murongo wa 5. Uwiteka aramanuka muri cya gicu ahagararana nawe, yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye aravuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe, oh haleluya, n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi muri n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuru babo ibihe ibihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishirize na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mose yihuta gucurika umutwe, yubamye yikubita hasi, aramubwira ati, Mwami, ubwo noneho nkugiriyeho umugisha, genda hagati muri twe Mwami, kuko ari uko ubwoko butagonda ijosi. Amagambo nashakaga ni aya ngaya Imana ubwayo yivugiye ku gice ku murongo wa 6:34. Aba ngo Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuru babo. Ndakubwiza ukuri, uje usanga Imana ukemera ugaca bugufi, ukaza uvuga iyi mvugo y'Imana, ukaza uvuga ngo Mwami Imana, ese ko wavuze kuri Imana itinda kurakara, ese ko wavuze kuri Imana igira ibambe n'impuhwe, ese ko wavuze kuri Imana igira urukundo, ese Mwami Imana ko nemera ko nacumuye, uyu munsi wambabariye nkagirirwa neza nawe. Iyo ni imvugo, ni ijambo ry'Imana ukoresha ukaza usanga Imana. Ntabwo usanga Imana urakaye, ntuyisanga wivumbuye. Nuvuga ngo kubera yuko Imana yandakariye, kubera yuko Imana yakoze ibi n'ibi, reka nanjye nyivumbureho. Bantu b'Imana, Imana ntibayivumburaho, Imana ntibayirakarira. Ntago wayirakarira, Imana ntago wayiburanya ngo uyitsinde, niyo washaka kugira ngo umurane yagutsinda. Niyo mpamvu iyo habayeho wakoze amakosa nkayo, iyo uje imbere y'Imana, ikintu cya mbere ukora ni ugusoma ibyanditswe byera, ukazira mu ijambo ry'Imana, ukamenya icyo Imana ishaka, ukamenya icyo Imana ikunda. Umwanditsi wa Zaburi 145 ku murongo waho wa 8
yaravuze ngo Uwiteka ni umunyembabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Niba habayeho ikosa wakoze Imana ikakurakarira, uburyo bwa mbere bwo kugira ngo ukiranuke n'Imana ni ukuza ukaza usanga Imana, ukaza uyibutsa ko ari Imana y'ibambe, ukaza uyibutsa ko ari Imana y'imbabazi, ukibutsa ko ari Imana itinda kurakara, ko ari Imana itameze nk'abantu. Abantu turabarakaza ntibatubabarire, ariko Imana tuyirakaje iratubabarira. Ukaza usanga Imana atari ukuza ahangaha ntabwo bisaba kuvuga ngo reka mbanze ngende niyirize ubusa ndire cyane nigaragure hasi. Oya, niyo usanga Imana ukaza uvuga iyi mvugo, Imana irakumva. Uzisanga uyinginga ugaca bugufi imbere yawe. Dawudi aravuga ngo Imana ndayizi, aho kugira ngo mpitemo inzara cyangwa inkota y'umwanzi, ndemera inkota y'Imana, kuko inkota y'Imana hari ikintu zinakora. Inkota y'Imana ikava mu bwoko bwa Isirayeli. Iyi Mana ndayizi, ni Imana y'urukundo, ni Imana y'ibambe, ni Imana itinda kurakara, ni Imana yigarura iyo wakoze ikosa ukayikubita imbere irakubabarira. Yesu nashimwe cyane ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo mbwire ngo nta cyaha na kimwe Imana itakubabarira. Biravuga ngo nta cyaha na kimwe kitababarira ngo keretse cyo gutuka umwuka wera. Ni ibyo waba urimo byose, aho waba uri hose, byose atanakubwira ngo warahemutse, waraguye, wakoze ibyaha n'ibi, Imana yarakurakariye, Imana ntikigukunda, Imana ntikigushaka, ntiyanakumva. Oya, ayo ngayo ni amagambo ya Satani kugira ngo guca intege. Ndagira ngo mbwire ngo genda wegera Imana, uzisanga wibwire ngo wa Mana we, uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ibambe, uri Imana itinda kurakara. Uri Imana ntumeze nk'abantu, uri umunyembabazi, uri umunyebambe, utinda kurakara, ufite kugira neza kwinshi muri wowe. Uri Imana, uri urukundo, ndabizi yuko nkunda Mwami, nubwo ndi umunyantege nke, nubwo naba naraguye, nubwo nasubiye inyuma mu mbaraga zanjye nkeya mfite, nubwo niyemeye Satani yanteje kwiyemera nkishyira hejuru, nkibeshya yuko nibyo nabashije kugeraho ari jyewe. Ndakwinginze Mana y'ibihe, ndakwinginze nciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze kugira ngo mbabarire Mwami. Imana ikunda umuntu wihana abantu b'Imana. Imana ikunda umuntu uca bugufi, Imana ikunda umuntu wihana. Ikintu Imana yenga ku muntu yanga umuntu wishyira hejuru, umuntu wiyemera. Dawidi yishyira hejuru ariyemera, amaze kwiyemera yumva yuko ari amaboko ye, barango hazabona ishyano wirata amaboko ye. Yarazi yuko ari amaboko ye yabikoze, yarazi ko ari military tactics ze, yarazi yuko ari ubutwari, yarazi ko ari ibikoresho bya gise, yarazi ko ari abasirikare bakomeye. Amaze kubona ibihanda yisha, abonye ukuntu avuga ati kwere mfite ingabo. Atangiye kwikomanga mu gatuza ati mfite ingabo. Satani nawe aza yirukanka aravuga ati ha, ndakubonye muri uwo mwuka urimo ninkutera ndagushobora. Araza muteza kwishyira hejuru. Rero nagira bambwire ngo ubwoko bw'Imana, inzira ya mbere cyangwa se ikintu cya mbere wakora kugira ngo wongere usanga Imana, Imana ikwishimire, Imana yongerere kwishimira, nawe ubashe gukaruma bwa burakari bwayo bugabanuke. Icya mbere ni ugusanga Imana ukoresheje ijambo ry'Imana. No gusoma ijambo ry'Imana ukamenya amagambo ushobora kubwira Imana, ukibutsa Imana ineza yayo, ukibutsa Imana urukundo rwayo, ukaza yitakambira, ukaza yibwira ngo wa Mana ndabizi ndi umunyantege, ndabizi nakoze amakosa, ndabizi nacumuye, ndabizi ibi n'ibinani, ibyo byose ndabizi ibyo nakoze, ariko kandi hari ikindi nzi kuri Imana igira ibambe, nzi kuri Imana igira impuhwe, nzi kuri Imana ibabarira, nzi kuri Imana ifite urukundo. Ineza yawe ndayizi, urukundo rwawe ndaruzi. Si n'ubwa mbere mbabarira Mwami, ndetse naho wansanze iyo wampaga agakiza nari mubi kurenzana n'uyu munsi ukuntu umeze, ariko wansanze cyagiye ukampa agakiza Mwami, aho wansanze niho hari habi kurenza uyu munsi. Ndakwinginze Mwami Imana, za mbabazi ufite ugumanira abantu iteka ryose, ndakwinginze kugira ngo wongere unyereke ikiganza cy'imbabazi, wongere unyereke kugira neza kwawe nk'Imana. Iyo uje usanga Imana ukayitakambira ubwoko bw'Imana, Imana yo mu ijuru, Imana dusenga, ni Imana y'ibambe n'imbabazi, Imana iragukiza. Yesu nashimwe cyane. Icya kabiri nanone ushobora gukora, iki cyo ndagira ngo mbabwire ngo ni ikintu kidagoye, cyoroshye, ariko nanone gisaba umuntu wigeze kugira icyo akora, gisaba umuntu wigeze kubana n'Imana, no guhagarara ku mbuga yawe. Haleluya. Icya kabiri ni uguhagarara ku mbuga yawe. Mbere yavuze ngo igihe marayika warimburaga ngo yahagaze agihagarara ku mbuga y'umugabo witwa Orunani, akimara kuhagarara ako kanya atunze inkota i Yerusalemu, ngo ako kanya ubwa burakari bw'Imana buragenda. Ako kanya wa mutima Imana yari ifite uburakari n'umubabaro, Imana igiye kumva yumva umutima wayo utangiye kururuka, yumva umutima utangiye gucya, yumva uburakari butangiye kugenda. Imana irimo yibaza ikibaye n'iki, ihindukiye irebye isanga marayika warufashe inkota ahagaze ku mbuga ya Orunani. Ako kanya Imana ikimara kubona hahagaze aho ngaho, Imana isubiza inyuma iratekereza ngo byabaye nka cya gihe Yesu yari mu kivunge cy'abantu arimo agenda, icyagihe cyaba mugore wari urwaye indwara ngayimara imyaka 12, ngo igihe yari aho ngaho
Yesu arimo aca umugore agenda mu bana ariko ngo amukoraho amukozeho mu kivunge cy'abantu. Yesu arimo ngo ariko hari umuntu nkozeho. Abigishwa baramubwira ngo ariko mwami ngo abantu ni benshi barakubyiga imbere n'inyuma ngo nawe uravuga ngo hari umuntu ugukozeho. Aravuga ngo no, ngo hari umuntu nkozeho, hari umuntu nkozeho. Avuga ati jewe nabyumvishe hari umuntu nkozeho. Yesu nashimwe cyane. No mu kivunge cy'abantu, mu bantu benshi bamujye kuri ko hari ikiganza gikora kuri Yesu akabimenya. Hari igihe ukora ikintu kikamenyekana, Imana ikacyumva, Imana ikavuga ngo ntago ibi n'ibiki bibaye. Igihe Imana arimo ivuga ngo niki kirimo gitwara uburakari nari mfite ko numva burimo buyoyoka. Ihindukiye irebye isanga marayika warufashe ya nkota ahagaze ku mbuga yo kwa Orunani. Ndagira ngo mbabwire ngo ikintu hangaha nabonyemo gishimishije cyane. Marayika w'Imana yageze hano ku mbuga yo kwa Orunani. Ya minsi 3 Imana yari yavuze itari yarangira. Yesu nashimwe cyane. Kuki mvuga ngo iyi minsi 3 yari itari yarangira? Iminsi 3 yari itari yarangira kubera ko Imana yari imubwiye ngo nakomeze ajye no kurimbura i Yerusalemu. Igihe yari ahagaze ahangaha atunze inkota i Yerusalemu, ngo ako kanya wa burakari bw'Imana buragenda. Imana yumva umujinya urimo urarangira. Ese twakwibaza ngo kubera iki iyi mbuga ya Orunani, iyi mbuga ya Orunani w'umuyebuzi yari imbuga ki yari imeze ite? Kuki marayika warimburaga yahageze yahagarara uburakari bw'Imana bukagenda? Kuki marayika warimburaga yahagaze kuri iyi mbuga? Kuki uburakari bw'Imana butagiye akirahagaza ahandi, ako yagera kuri iyi mbuga ako kanya uburakari bw'Imana bukagenda? Iyi yari imbuga yari ifite amateka. Mu mateka yayo mbabwira mvunagura nihuta. Aya mbere, iyi mbuga ya Orunani ni kuri wa musozi witwa Moriya, aho Aburahamu yagiye gutambira Isaka. Oh haleluya, Yesu nashimwe. Murabyibuka Imana ibwira Isaka, Imana ibwira Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu ngo ndagira ngo ufate umwana wawe ukunda w'ikinege. Imana yamuhaye ubusobanuro bukomeye ngo umwana wawe wa undi ukunda kandi w'ikinege. Ndagira ngo igihe Imana yamubwiraga ko ari ikinege, mwibuke yuko Ishimayeli yari yaravutse. Iyo yindi nyigisho twaziga ubundi, ariko kuki Imana yamubwira ngo ndashaka wa mwana wawe wa undi ukunda witwa Isaka kandi w'ikinege, umutware tugende ndakwereka ahantu uri bugere ukamuntambira nk'igitambo cyo kozwa. Ndagira ngo igitambo cyo kozwa ni igitambo kijya ku gicaniro kikarangiriraho. Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana. Ngo Aburahamu yumvira Imana, afata Isaka, afata inkwi, aragenda ajya gutamba. Rwari urugendo yagenze rw'iminsi 3. Ageze ahantu Moriya, Imana iramubwira ngo abagaragu basigaraho, uzamukane n'inkwi, uzamukane umushyo, uzamukane Isaka, ugende ujye kwereka ahantu uri bujye kubaka igicaniro ugatamba. Arazamuka ageze ahantu. Yesu nashimwe cyane. Imana iramubwira ngo naho yubaka igicaniro. Amaze kubaka igicaniro, afata umwana, aramuboha, amurambika ku gicaniro. Igihe agiye kumusogota kugira ngo amutambe, ijwi rivugira rivuga ngo Aburahamu, Aburahamu, ngo ntukoze ukuboko kwawe kuri uwo mwana. Yesu nashimwe cyane. Aha niho hantu Imana yamubwirira ngo Aburahamu we, ngo noneho, Yesu nashimwe cyane, ngo noneho menye neza yuko nkunda. Oh haleluya, Yesu wacu nashimwe bwoko bw'Imana. Yesu nashimwe. Baramubwira ngo Aburahamu, menye yuko nkunda. Niba wemeye ukaba umpaye umwana wawe ukunda, Aburahamu, uyu mwana wabonye wamushakaga, uyu mwana waboneye mu zabukuru, uyu mwana narinzi ko yaje umukeneye, Aburahamu, uyu mwana uramumpaye. Aburahamu 22:12 reka ariho wenda dusoma na iyo mirongo nk'ibiri yaho. 22 itangiriro ngo aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda iyo ntama, ayitambaho igitambo cyo koswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho ahantu ngo ni Jovayire, kuko bivuga nkuko babivuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. 15 maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati ndirahiye. Oh haleluya, aramubwira ati ndirayiriye ni ku Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege no kuguha umugisha. Yesu nashimwe cyane. Nzaguha umugisha no kugwiza, nzakugwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja,
kandi nzahindura amarembo kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Bantu b'Imana, kuri uyu musozi wa Moriya ku mbuga ya Yorodani, hari kuri uyu musozi Imana, marayika warimburaga ahagaze aha hantu, Imana irayibuka ako kanya ngo kumbi marayika ugeze aha hantu navuganiye na Aburahamu, marayika ugeze aha hantu nahereye Aburahamu isezerano, ugeze aha hantu nahagaze ku ijambo ryanjye nkabwira Aburahamu ngo ndamukunda, nkamubwira ngo isi yose izabona umugisha kubera we, nkamubwira ngo atanye umwana we nanjye nzamuha umugisha iminsi yose, aho navugiye ngo isi yose izabona umugisha kubera Aburahamu. Ahagaze ku mbuga ya Yorodani, Imana yibuka isezerano yasezeranyije Aburahamu. Imana yibuka Aburahamu utaremye igitambo, yibuka Aburahamu wemeye guhara umwana yabyaye w'ikinege akamuha Imana. Marayika cyahagaze, Imana iramubwira ngo marayika we, ubugeze aho hantu birahagije, unamuri inkota singiye gutegereza ya minsi 3, singiye kongera gukomeza ngo aho ngaho uhagaze nibutse icyo nahavugiye. Bwoko bw'Imana, nagira ngo ngo bimwe mu bintu bigukiza uburakari bw'inkota iyo uhagaze ku mbuga yawe. Ku mbuga yawe ni hehe? Ni ahantu hari igitambo, ni ahantu hari imirimo yawe, ni ahantu waherewe n'Imana amasezerano, ni ahantu wavuganiye n'Imana, ni ahantu Imana yigeze kubumbura akanwa kayo ikakubwira ngo kubera yuko ukoze iki nzabana nawe, kubera yuko ukoze iki nzagendana nawe. Yesu nashimwe cyane. Aha ngaha ni ahantu hagarara, ni ahantu Imana yibukiye imirimo y'umuntu. Nagira ngo bireba ngo nta cyago kizegera ihema ryawe, ariko niyo cyahagera marayika uzaba arimo arimbura umunsi cyangwa indwara y'icyorezo, umunsi izagerageza guhagarara ku muryango wawe. Yesu nashimwe. Uwo ni umunsi Imana izibuka isezerano yaguhaye, uwo ni umunsi Imana izibuka ko mwigeze kuvugana, uwo ni umunsi Imana izibuka igitambo watambye, uwo ni umunsi Imana izibuka amasezerano yaguhaye ugendana nayo. Ikintu cya kabiri kiba iyo uhagaze ku mbuga yawe, ni ahantu Imana yavuganiye Aburahamu. Ndabwira ngo ubwoko bw'Imana, ntugire ubwoba, ntuterwe n'ibiriho biba, ntukangwe n'ibyo urimo kumva, ntukangwe n'ibyorezo bihari. Niba Imana yaravuganye nawe, ibyo yakubwiye ntabwo ishobora kuzakureka bitari byasohora. Kwa kundi yabwiye Yakobo, n'ahantu Imana yavuze ngo nibutse, hano hari igitambo, hano hari igicaniro, marayika uhagaze ku gicaniro. Aho Aburahamu yubatse igicaniro agiye kumpa umwana we, aho Aburahamu navuganiye nawe, aho Aburahamu nongeye guhana nawe isezerano, aho nagiranye nawe igihango. Iyo wagiranye n'Imana igihango, hari igihe kigera mu bwoko bw'Imana, Imana ikibuka igihango mwagiranye. Aha ngaha niho Imana itandukaniye n'abantu, kuko umuntu niyo mwagiranye igihango araguhinduka, umuntu niyo mwagiranye amasezerano y'ubucuti bw'iteka ryose araguhinduka. Ariko Imana ntiguhinduka. Iyo Imana yavuze iba yaravuze, iyo Imana yagambiriye irasohoza. Ku mbuga yawe, ku mirimo yawe, bwoko bw'Imana, ntugire ubwoba, ntukangwe n'ibihe, ntukangwe n'ibyo ubona, ntukangwe n'ibyo wumva. Imirimo yawe izibukwa umunsi umwe. Imana izahagarara, umunsi uzahagarara ku mbuga yawe, Imana izibuka imirimo yawe. Yesu nashimwe cyane. Nanone icya gatatu kibaho iyo uhagaze ku mbuga yawe, iyo uhagaze ku gicaniro cy'ubuhamya bwawe, iyo uhagaze aho wakoreye imirimo, iyo wibutse Imana imirimo yakoze, na ahantu Imana yari yarateguye ko hazubaka urusengero. Aha ngaha ku mbuga ya Yorodani, kuri uyu musozi wa Moriya, ubwoko bw'Imana, ndagira ngo mubwire ngo ni ahantu muri gahunda y'Imana hari igicaniro cy'Imana, aho Aburahamu yubatse igicaniro. Icya kabiri, ni ahantu Imana yamuhereye isezerano. Icya gatatu, ni ahantu hari mu mugambi w'Imana ko hazubakwa urusengero. Yesu nashimwe. Iyo usomye mu Ngoma za kabiri igice cya 3, dusomye ku murongo waho wa mbere, Ingoma za kabiri igice cya 3 umurongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu, wumve ukuntu Imana yacu itangaje. Nuko Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu ku musozi Moriya, aho Uwiteka yari yerekeye se Dawidi. Niho yayitunganyirije, aho Dawidi yategetse ko ku mbuga ya Yorodani w'Umuyebusi atangira kubaka ku munsi wa kabiri. Ndayambwire ngo ku mbuga yawe, aha ngaha niho Imana yari yarateganyije. Iyo uhagaze ku mbuga yawe, marayika urimbura nagera ku mbuga yawe, ndagira ngo mbwire ngo hari ibintu bitatu bizibukwa. Icya mbere, Imana izibuka igicaniro, izibuka imirimo yawe, izibuka ibitambo byawe, izibuka amaturo yawe, izibuka kwitanga kwawe, izibuka gufasha kwawe. Icya kabiri, Imana izibuka isezerano yaguhaye. Icya gatatu, Imana izibuka ibyo uzakora hirya y'uyu munsi. Yesu wacu nashimwe cyane. Hirya ya none, hirya y'aho ngaho,
hari imirimo Imana ishaka kuzakora hirya y'uyu munsi. Imana izayibuka, ariko nagira ngo mbwire ngo ibintu bibiri byururutse uburakari bw'Imana. Icya mbere ni ugusanga Imana ukoresha ijambo ry'Imana, uwibutsa Imana iyo ari yo, uyiganirira, uyihimbaza, uyiramya, wirengagije ku ntege nkeya, wirengagije ku makosa yawe, ukagenda ubwira Imana ngo uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'ibamba, uri Imana y'impuhwe. Uko ugenda uyisingiza, Imana iguha attention yayo, Imana igutega amatwi kumva, ikavuga ngo aharaho uyu munyabyaha yihannye. Iyo umunyabyaha umwe yihannye ngo mu ijuru impundu ziravuga. Icya kabiri nanone ni uguhagarara ku mbuga yawe, ni uguhagarara ku mirimo yawe, ni uguhagarara ahantu Imana yavuganiye nawe. Nuhagarara ku mirimo yawe Imana ikagusanga, ndagira ngo mbwire ngo izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro, kuko uwo munsi uzabona agakiza gaturutse ku Uwiteka Imana. Imana iyo ihageze yibuka ko aho hantu harimo ku mbuga ya Yorudani ariho hantu Salomo azubaka urusengero, ariho hantu Imana yavugiye yuko hazubaka urusengero rwayo, ariho hantu hari muri gahunda y'Imana. Yo mwire ngo uyu munsi Imana yibuke imishinga ifitanye nawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana yibuke gahunda zawe nayo uzakora hirya y'uyu munsi. Uyu munsi Imana yibuke umuhamagaro wawe. Uyu munsi Imana yibuke imirimo yawe. Uyu munsi Imana yibuke isezerano ryawe. Uyu munsi Imana yongere yibuke imirimo yawe, yibuke abo wakoreye, yibuke abo wafashije, yibuke abapfakazi wambitse. Igihe kimwe witwa Dorokasi arapfa. Amaze gupfa abapfakazi yafashaga bari bati ntago byashoboka, nubwo hapfa abandi ariko we ntago wapfa. Baragenda bahamagara intumwa y'Imana Petero, baramubwira bati ntago bishoboka ko uyu muntu yapfa kuko niwe utubeshejeho. Iyo haraho bigera imirimo yawe ikaguhamagara ukongera ukagaruka. Uwo munsi Dorokasi yaragarutse kubera imirimo ye. Ndagira mbwire ngo muri ibi bihe turimo, iyi coronavirus, ndagira mbwire ngo ibintu bimwe bizayikurinda. Bimwe mu bintu bizakurinda, icya mbere ni imirimo wakoreye Imana, icya kabiri ni isezerano Imana yaguhaye, icya gatatu nibyo Imana izagukoresha hirya y'uyu munsi. Yesu nashimwe cyane. Kandi nimuzagire ngo ntabwo Imana ivuga ngo kuko aba Imana izakoresha, hariho n'abatarakizwa Imana izakoresha, hariho n'abantu bari ahantu henshi hatandukanye Imana ifite mu mugambi kizakoresha. Rero abanyarwanda ntimugire ubwoba, dufite Imana ikiza, dufite Imana ireba, dufite Imana yumva, Imana yacu izaturengera. Yesu nashimwe cyane. Oh haleluya. Noneho ihepfo tuzasanga Dawudi araza amaze kumva igihe inkota y'Imana, Imana imaze kubwira marayika ngo niyunamure inkota. Ngo ako kanya Dawudi yuye amaso abona marayika w'Imana ahagaze hagati y'isi n'ijuru. Ngo ako kanya marayika abwira Gadi bamenye wa Dawidi, aramubwira ngo genda ubwire Dawidi ngo nagenda yirukanka ajye ku mbuga yo kwa Runani ajye kubakira Imana igicaniro. Yesu nashimwe cyane. Dawudi arirukanka aragenda abwira Runani ati ndagira ngo hano handi ashaka kugura amafaranga nkubakira Imana igicaniro. Runani aramubwira ati ntago byashoboka, nanjye ndahaguhera ubuntu. Batangira kugirana ikiganiro, barimo bajya impaka zo gutambira Imana. Dawidi aravuga ngo ndashaka kuhagura, undi avuga ngo ntago nakugurisha igitambo, nanjye ndabitanga ko nanjye nkeneye gutamba. Dawidi aravuga ngo ntabwo byabaho ko natambira Imana ibyawe, ntago byabaho yuko natambira Imana igitambo kitampenze, kitavuye ku mutima wanjye. Yesu nashimwe. Bwoko bw'Imana, ahangaha niho dukomora ikintu cyitwa gutanga. Nubwo biri mu mahame, nubwo biri mu ijambo ry'Imana, nubwo biri mu itegeko, ariko iyo tugiye gutambira Imana, iyo tugiye guha Imana ibitambo, iyo tugiye gutanga amaturo, iyo gutanga ibyacumi, ntago tubikirwa kubera gahato batubwiye, ntago tubikora kubera ko duteye ubwoba, ahubwo ni imirimo y'Imana muri twe, n'ubuhamya bwacu, ni igitangaza cy'Imana. Iyo wibutsa Imana yagukoreye neza, yagukoreye, uwo munsi ntago wongera gutekereza ko bazakubwira twebwe turatura ntawe udutegetse. Yesu nashimwe. Ntago duha Imana ibitambo kubera ko babitubwiye. N'uwenda abatabizi cyangwa se n'ababizi babyirengagiza, barakritika, bakabikerensa, bakabyita uko bashaka, ariko twebwe ababikora turabizi, tuzi impamvu zabyo. Ndatekereza ko Dawidi atarakeneye undi muntu uza kumubwira ngo Dawidi ngo genda ujye guha Imana amaturo cyangwa Imana igitambo, ahubwo yabonye gusa inkota y'Imana yunamuta abantu badashize, aravuga ngo wa Mana we, abantu 70 yego barapfuye, ariko kandi nibura ku munsi wa ntago iminsi tatigeze, iyi minsi tatiza kugera ubwoko bw'Imana abantu baba barashize, ariko abonye neza y'Imana, abonye ukuboko kw'Imana, aragenda aravuga ngo wa Mana we, reka nkwitura. Agiye kwa Runani aravuga ati ngiye ndaritanga ku buntu, ati ntago natambira Imana iby'ubuntu, nanjye ndashaka ibimpenze kugira ngo nanjye ntambire Imana yanjye igitambo. Ahangaha nto dukomora gutamba, ubwoko bw'Imana. Nsoza nagira ngo babwire ngo Imana yo mwijibaho umugisha. Ntugire ubwoba, ntiwikange, ntuhangayike, ntukuka umutima. Imana yawe, Imana yavuganye nawe, Imana yaguhaye isezerano, Imana irakuzi, Imana izi n'amazina yacu. Sanga Imana yinginge, genda uyiganiriza, yegere neza, uciye bugufi, uyiramya, ukoresha ururimi rwo kuyiramya, uvuga gukomera kwayo, ivuga ubwiza bwayo, ivuga imbabazi zayo, ivuga urukundo rwayo. Numara kuyegera, ndakubwiza ukuri, uraza guhagarara ku mirimo yawe. Ukihagarara aho ngaho Imana nikureba, iraza kwibuka imirimo yawe, iraza kwibuka imirimo yawe, iraza kwibuka imirimo yawe. Imana iraza gutabara.
ndabashimiye cyane. Imana ibaho umugisha cyane cyane abantu dusengana. Imana ibagire neza, mwaranshimishije ubundi mwakoze igikorwa cyiza cy'urukundo cyo gufasha bagenzi bacu baryaga uko bakoze batabonaga ibyo kuri uyu munsi. Mwarabikoze kandi mubikora neza. Imana imwijeho umugisha kandi muzakomeze. Ndetse sabo dusengana nabo gusa n'abandi banyarwanda bose duturanye nabo, reka tubafashe kuko iyo ni bimwe mu mirimo Imana izatwibukiraho. Ntago Imana iza kubarira ku byo wari ubitse, ahubwo Imana izakubarira ku byo watanze n'imirimo wakoze. Rero ubwoko bw'Imana, Imana imwijeho umugisha. Nanone tuzongere duhure ejo bundi ku cyumweru mu gitondo saa 2, nanone kuwa gatanu saa 12 tujye dukomeza tubane. Imana imwijeho umugisha. Nomero yanjye iracyari yayindi ni 0783 388. Mwari kumwe na Pastor Frank Gisagara. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge dushimire Imana. Nyirihe byose turagushimiye, dushimiye kwera kwawe, dushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Komeza kubana natwe, utwiyereke, uturinde, urinzwe ubane natwe muri Yesu, dutwikire nk'Imana, udukorere igitangaza, udukize iki cyago cy'icyorezo cya coronavirus mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ugikure mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byose. Nubikora tuzashima izina ryawe rikomeye. Urakoze cyubahiro n'icyaha mu izina rya Yesu. Amen.